Mbonyi yeretse urwanga abanyarwanda navuga ko rukomeye ni muri iminsi ariko yarangiye urwanga yafashe urumva abanyarwanda abashyira hasi nibyo bintu hari ibintu urukumva ariko ndaguca mu ijambo gato ya wenda aho wenda usanga ari oya tugomba no kuganira uzi impamvu ugenda kuvuga ko urwango yerekanye rurengeje n'ikindi kigero wenda no kubibona ukubivuga utari seriemana oya njyewe urumva kiri kintu mbwira abantu badukurikiye nuko buriya umugore wa mbere aba ari uwa mbere noneho n'umufana wa mbere aba ari uwa mbere yewe Israel Mbonyi afite abafana bamukunze bamwereka urukundo ruhambaye bimwambutse imipaka aragenda ajya mu Burayi araririmba ariko indirimbo zakunzwe n'iki n'abanyarwanda ati the origin agisora indirimbo ya mbere yari mu kinyarwanda indirimbo ya kabiri indirimbo ya gatatu ibitaramo yakoreye yazamuhanga za Nyagatare byari byo no mu Gakenke mu kutangira yakoze ibintu byadanje abantu bamwereka urukundo abantu baramufana none abo bantu bose yamaze kugera hejuru amaze kubona ko byamaze gucamo abakubita kanyafu aragije bakubita igikobara ntabyishima ashaka kubaha nta kintu cyadanje bamukeneyeho azigera abaha kuririmba urukumva ariko sinzi wenda abanyarwanda bo kuri kubibona nowadays Israel Mbonyi nubwo akomeza kugenda atera umugongo urwamubyaye ngo mu muziki muri rusange ariko ubona ko umunyarwanda we aba yagerageje uko ashoboye nyine nibyo nakubwiye mu rukundo urukundo ni ikintu cyadanje abantu baza no kunyumva neza niba warakunzeho cyangwa utarakunzeho sinzi ariko niba warakunzeho warabibonye niba utarakundaho uzabibona urukundo ni ikintu utapfa kuvuga ngo urakwepa ni ikintu kizana kandi buriya wakunze umuntu Kayizari nibyo mandi kukuragura nk'umusani buriya nukunda umukobwa ntago uzabyukwita uvuga ngo ndamwanze bite bikuru bibanza kugorana saa 2 bikagera uko bipanga saa 4 saa 5 ariko nyine urukumva ukomeza kumutekereza bikazageraho bigashira nukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni icyo dushaka gukomozaho abanyarwanda babonye ko Israel Mbonyi yabatereranye bamaze kubona ko yabatereranye urumva bamaze kubona ko yabatereranye bagira gutya batangira kumwikuramo ariko biragorana ikintu cyatumye rero yanga abanyarwanda ngo ni indirimbo yise ni Nasiri irenga muri Kenya cyane yari mu rurimi rw'igiswahili ariko bino bintu nimba no guce mu ijambo wenda uragerageza ijambo ryo wariciyemo ni nako kuganira urukumva iyo impamvu cyaka ko tubihuza hari ikintu bita izi approach navuga ko Israel Mbonyi yakoresheje cyangwa akomeje gukoresha kera twa dukolonizwe kwigobotoye ubukoloni byitwa iki gukoro icyo gihe byise kwibohora ngize najye bwa no kwikolonozura aya tuye tukinyarwanda urumva noneho ikintu kikwereka ko kuri iyi ncuro tugikolonizwe hari ikintu bita no colonialism turacyakolonizwe mu bundi buryo ariko butagaragarira amaso new form of colonialism nimba Israel Mbonyi ukumva agiye hari akaririmba mu ndirimbo z'amahanga urukumva birakwereka ko natwe abanyarwanda nubwo twakwiye gushyira hamwe urukumva tukaririmba ikinyarwanda tukakizamura ahubwo ba Justin Baby abandi bahanzi nabo b'abanyamahanga bakadobuta ururimi rwacu bakaririmba mu kinyarwanda none se byari bikwiye ko twebwe twadobuta foreign language cyangwa bo bagakwiye kuzadobuta ikinyarwanda local language man what language no kuvuga ngo rero nyuma yo kwerekana urwo rwango ejo bundi ndi mu bantu babigizemo uruhare twegera Israel Mbonyi turabwira tuti ibyo bintu ntabwo ari byo adusezeranya ko agiye kugira gute agiye kwikosora ngenda hari amagambo namubwiye nabyibuka ari warakaye banjye narakaye bameze nka papa we narakaye urumva ntabwo nyakiramo imiyaga namubwiye ni rero abanyarwanda bose ntabwo ari kubumva icyongereza abagukunze nta nubwo bagukunda icyo cyongereza igiswahili ngo ndi icyongereza kwa Kristo nahereyeho ndi gusapoza ko ari rwo rurimi byibuze mu Rwanda
rwigishwa cyane n'abantu bashobora kuba baruzi ari benshi cyane n'igiswahili ndamubwira ni buri igiswahili abantu bakizi ni bake kandi buriya abantu bakunda indirimbo niba bari benshi nagarabyinaha abantu bakunda indirimbo z'Imana urumva abantu bakunda indirimbo z'Imana ntago bazikundira kubera umuziki buri abantu babashaka mu butumwa cyane rero kumva indirimbo uri gusobanuza biragorana nta nubwo babikira indirimbo twitabaze rock man ni ikibazo wumve ngo ni Nasiri biroka ashyiramo amagambo ye uko isi biracyoha ntabwo byumva nicyo kibazo niyo mpamvu rero yagira ngo ako mwana ubundi ukuntu dusigaye dutangira reka dusuhuze abantu tunabashimira ko badukurikira umunsi ku wundi ni kuri Grace ya Africa it's a big support mujye mukomeza kudupushinga kandi natwe tuba ibintu byatanje nshimira Imana ikomeje kubarira natwe ikaturindira ko turi kandi buriya mu minsi mikuru bifurije umugisha ishye n'ihirwe ibintu mukora bikomeza kugenda neza ngendi NGD rumuri your call your rapper your artist from 1 to 10 jana ya OG badikubena wa nyangizi kaizari noneho lecturer promoter nanjye ni wanyangizi kaizari ariko on this time nta mutima mubi tubatuzanye nubwo tubatuje tuvuga nta mutima mubi na Israel Mbonyi aricyo dupfa ntacyo dupfa ko tugomba kuvuga ibyabaye kuko itangazamakuru muri rusange icyo tubereyeho ni ijisho rya Rwanda muri rusange hari abantu bakomeje kutwereka urukundo abantu bo hanze bashimira cyane abantu ba state nagiye mbona badukurikirana cyane hariya mu Burundi undi arabajama mu Kinyarwanda umuntu uko kwandika muri commenting tuganira atawe niyo mpamvu mwumva nahinduye ijwi njye kuza nimvugisha ngo ye ngo Kaizari iki umunyamafaranga mananga rukwiratana mutima muri tugomba guhindura n'ibintu abantu bavuga tugomba kubyigiraho ni nkuko natwe ibintu tuvuga hari abantu batwigiraho ariko wasanga hari umuntu bereye role model batingenza nka Kaizari mu makuru y'abo bantu barahari ariko abacinege batabura cyangwa abacinege none se ngo kamwereke umuntu ukumva umuntu wagiye hariya urukumva akavuga ngo Kaizari ngo uhindura ijyojwi urukumva ngo ushyiramo ubwira so ukumva na blame nini irimo kugwenda navugaga nabi ariko reka nkwereke undi muntu ngawumbwire umuntu wajyara muri comment akavuga ngo Kaizari gaswerewe naho ndatinya kubivuga urukumva ngo ufite urutwe runini ibyo bintu ahantu byari biri konsane nibyo nababwiye ni ikibazo ariko twikomereze ariko kuri Imana igikomeza kubarira abantu bacu tubahuza ku mutima tubaha amakuru abantu bifuza no kwamamaza mutwandikire ni kuri Grace ya Africa mutwandikire inbox tubafashe kandi dukomeze gufashanya ibintu bikomeze kuba ibintu byadanje ariko NG bero dukomoze n'ubundi dukomereze kuri Israel Mbonyi urukumva navuga ko Israel Mbonyi yegukanye igikombe cy'umugabo witwaye neza n'umugabo n'umusore muhanzi w'igitsina gabo witwaye neza umwaka w'ibihumbi 2023 muri Isango na Music Award ubwiri konsani n'umwaka w'ibihumbi 2023 nabwo turi umuntu w'inararibonye mu bijyanye n'uruganda rwa showbiz yubona terimi ibi bintu nibyo byatumye Israel Mbonyi yarari mu itsinda ahanganye na Bruce Melody ahanganye na Chris Easy ahanganye na Dani na none n'abanzi bari bakoze ibintu bya Dani mu mwaka wa 2023 rero sinzi intwaro ikintu nakubwira cyo intwaro na yindi ibintu bigaragarira amaso y'abantu ariko wibuke ko Bruce Melody yagiye USA muri ibyo bya USA akora ibintu bya Dani kwe kuba wa mbere ibyo bya USA ibyo ntabwo mbitindaho indirimbo bita confirm ya Dani na none yarakunzwe mu Bugande ndabizi nagiye ari akampuru gazanga bari kwinjoye nagiye y'abakecuru bari kubyina bantu bati confirm ngo ngo zanduza izanyanganga ni bari zanyakanga niki man ni zakanya nagomba ndumukore bizi rukumva baba rukumbira ndi confirm ariko bitwereke ko Israel Mbonyi arangije araza abagisata burenge abo wa mbere urabona ariye technique yakoresheje umva rero ako dukomezaho tumuvuge buriya intwari ifite ibikorwa
kandi nanone intwari mu ntwari ifite ibikorwa biruta iby'intwari cyane, ufite igikorwa mu bikorwa ngo igikorwa kirenze ibindi bikorwa. Kandi ikintu Mbonyi we yakoze, Mbonyi ni umwe mu banyarwanda, niwe wenyine mu banyarwanda wakoze indirimbo uyu mwaka, ari wenyine ikaba ifite miliyoni zirenga 24. none se ubundi undi munyarwanda uyifite atari niyo yaba yarafatanyije n'abandi atari medini, indirimbo zo zirahari ariko turaziheze nyarwanda kika ibiganiro uyu mwaka, indirimbo ubundi mwaka nazo ngo rero iyo ndirimbo yaraboostinze cyane, yarakunzwe byumvikana abantu bagende banayumve. Yitwa ni Nasiri, indirimbo nziza imeze neza cyane, wavuga ko yari ikwiriye ibihembo birenga kimwe. Yari kuri ibihembo birenga kimwe, kari akaba ari agatonyanga mu bihembo. Hari n'abandi bantu bagenda bamushimira nk'uko natwe dukomeje kumushimira. Yego ntabwo twe twategura competition cyangwa se ngo dutegure ibihembo nka la Grace ya Africa, gusa iyo ni movement turi gutegura, ni ibintu byatanga. Ariko amana umuhanzi ahura n'imvune, umuhanzi ahura n'imvune nyinshi cyane. Ikintu navuga no kuri Israel Mbonyi, iyo ndirimbo yaraboostinze, ariko irebwa cyane muri Kenya mu bihugu by'igiswahili. Abonye bigenze gutyo nibwo yafatiranye akora indirimbo zikurikiranyije z'igiswahili, yima afata abanyarwanda asa nk'ubashyize ku ruhande, ajugunya kure cyane, ata mu bigori. Nyuma yo kuyibagiza ko kuri origin mu ntangiriro aribo bamufashije bakamuzamura, yajya mu bitaramo hari imuhanga abantu bakarara badasinziye kubera we, yamanuka Rutsiro abantu bakarira, bigatuma umunyamahanga aza kureba umuntu bita Israel Mbonyi, bikamuzamura ku rwego mpuzamahanga. Abantu bakavuga ngo duhe nimero yawe, bakamutamo hasi hejuru, bakamutamo. Arangije afata abo bantu azingira mu gafuka. Kubazingiramo nta kibazo nyine, ibyo nta kibazo, kubazingira mu gafuka ndacyakora. Yarafashe azingira mu gafuka, akubita hejuru mu giti, bisanga mu gishanga. Ibintu nitubiseka nimugire ubundi guseka, abantu bagiye batandukanye, inseko no gukwena, guseka no gukwena. No kuvuga ngo rero abo bantu akimara kubima umutima, akimara kubima indirimbo, ariko uziha abantu bazi igiswahili gusa, barafashe bakora akantu nakunze kerekana ko ari n'abantu koko bagira urukundo. Buriya umuntu uzakubwira ngo ndakwanze ubu nibiramukundiye, ujye umenya ko atagukundaga. Baramwanze birananirana, akajya akomeza kuzirebaho gato, akareba amasegonda 5 akavamo bitewe n'utugambo yagiye akuramo tumwe na tumwe. Ubu ngubu batagiye kumuhararukwa, ariko ndavuga ngo ngewe nka NGD rumuri ngomba kumurikira abanyarwanda. Nicyo ngukundira guys, mane kanze mubwira mani Kohls kandi keep on bada. Ariko ni tugomba kubijisho rya rubanda, ni ijisho rya rubanda. Cyane navuze ngo ngomba kumurikira abanyarwanda, beretse urukundo umuhanzi. Bura nawe nugira ahantu ubona kana kageze kaminuza, kabonye akazi, katangiye kwihakana ababyeyi ujye ukarabura, ukabwire ko katangiye gupfa gahagaze, cyangwa katangiye guhagarara gapfuye. Byose ni kimwe. Iyo utangiye kwihakana abantu, mwatangiranye urugendo, mwanyakiranwe, mwakubitanwe, mwapfukamanye, everything mwari muri kumwe, ukiramenya kutangiye gupfa uhagaze, utangiye guhagarara upfuye. Ibyo bintu byamvanye ndazamuka i Kigali muri isango na muzika wanje, ngera umugondo wabwira ngo rero mujambo, yego tujye tuba abahanzi, ariko nyine tuba turagwa bimuguranye umutima mu bibada we. Mwaracirinze tugera tukabaseriye. Hari ahantu wagakwiye kugera nawe byibuze ukabwiza umuntu kugira ngo akumve. Nabwo ngo tujye tuba abahanzi, cyangwa se tube abantu bari mu kazi runaka, tugaruke tuba abantu
tube abanyarwanda. Muri ibyo bintu biratandukanye, kuba umuntu uri mu kazi, kuba umuntu, kuba umunyarwanda, ibyo bintu biratandukanye, ariko buriya ikibanze kinakenewe cyane ni ukuba umunyarwanda, ni ukuba umunyarwanda, ariko nyine umunyarwanda tu umunyarwanda biri mu maraso indani, not inyuma ku ruhu, apana kuza kubivuga kubibwira abantu, not ku munwa. Please guys, abantu bajya banabikurura, banabikurure n'imana basobanurire. Dusobanura kwa cyo bita made in Rwanda. Yego, iyo programu urayizi? Ndayizi cyane. Israel se Mbonyi we ibwo yajyaga gukora izo ndirimbo yizi. Shaka made in Rwanda. Dukorera ibintu made in Rwanda, bavuze dukorera ibintu mu gihugu cyacu, tunabikonsomere mu gihugu cyacu. Urukumva? Ahubwo nabo hanze bazi bagire gute, baze batwareho. Nwangu ikintu namubwira ngo nubwo tuba turi mu kazi, twakwiye guha agaciro abahagacira akazi kacu. Yego, umunyarwanda, ari abanyarwanda benshi badukurikiye batazi igiswahili, ariko nanubwo no mu muzika byonyine, nanubwo mu muzika ahantu hose umuntu kwereka respect everywhere guys. Utamwumve neza. Nabwani rero wagakwiye kugira gutya abantu mwatangiranye nabo kongera ukabasusurutsa, ukava muri byo biswahili byawe ukajya ubizana rimwe na rimwe, ariko bakagira ikintu bagira gute bafata buriya umubyeyi hari ukuntu mudaherukana kubera ko washatse umugore, ibyo bintu ntacyo bitwaye kugira mu minsi mikuru genda umusure, ufate umunsi runaka mugende mubonane, ejo bundi fata agafuka k'umuceri ujyaneyo buri munsi, nyine ugerageze kumwereka ko hari umutima. Ntabwo muri kurarana, ntabwo mubana, ariko try to support him or her. Yes, nuko nkuko rero bimeze. Nabwani rero hindura nawe aranyemerera nk'umunyarwanda uyu munsi urungu turi kuvuga, nibwo yagize gutya, fata abanyarwanda arabahoza, abakubita indirimbo bitaja cyane. Indirimbo nabonye urumva akamaro ko kuvugira abantu, akamaro ko kuvugira abantu ari nabyo, ariko nimba umunyamakuru ijisho rya rubanda, ni akazi kacu twiyemeje tugomba no gukora. Icyo ngicyo twashaka kuvuga, gira ikintu bwira abanyarwanda rero tunasoza ikiganiro. Ariko nanone amasaha wenda time mbona kaci none tatayimu gusa ikintu kimwe nakubwira, Israel Mbonyi impamvu wakomeje gukundwa, ntacyo no mwitangazamakuru, afite abajyanama, Imana ibintu bye ibirimo cyane. Ntabwo Israel Mbonyi ari gucika kino gisimba proximero kinini yakoze muri uyu mwaka. Ikintu twavugaho dutanga ubusesenguzi twete dukonkludinga NGD nagaruka gusuzugura muri uyu mwaka mu 2023 Israel Mbonyi yaradominye. Urabona ko umuntu ushobora kujya Israel Mbonyi isata burenge n'umuntu bita Medi wenyine mu Rwanda. Medi mu Rwanda ufite capacity, kuko indirimbo za Israel Mbonyi uburyo kizirebwa. Undi muntu ugerageza gukora ibintu bya danje ni Bruce Melody. Wareba iza Bruce Melody kuntu zirebwa, usanga ko harimo difference. Hari ikintu bikwereka cyo nshaka gukomozaho, abantu bonse aho bava bakagera, yaba ibirara uko bameze kose, ibirara bikunda Bruce Melody, sibyo? Abantu bamwe bakamana bakunda Bruce Melody, ukumva ni bakeya yazanye magashibu akinyuma nagakina abarokore cyane ADPR, nanjye ndiwe, ukumva biriya bintu ntabwo tubikunda ibyo ngibyo. Ariko Israel Mbonyi inyuma ntabwo wayikunda, ntabwo twahuza ntabwo mwawuye cyangwa ngo noneze mu myembe oya rero. Ariko NGD ikintu kikwereka ko Israel Mbonyi yakwigora on top. Niba Bruce Melody gukundwa nibyo birayi ko karirimba kinyuma katapira n'indirimbo nyine, ninde wakubwiye karibira ko nkunda kinyuma ndikira? Oya wenda ntabwo mbivuze ko kubera ko nawe bivuze ko cyari cyo wishinje, cyari cyo watekereza. Nishinje yewe abantu mudukurikiye mutwumve neza ko wakuri indirimbo ya Bruce Melody ntabwo ari ukurikira baragushuka. Nenda kuvugaho ibirara si bibaho, kuba bibaho. Icyo nshatse kuvuga ko nuko 100% muri byo bikunda indirimbo za Bruce Melody, ariko Israel Mbonyi nushaka kubikirara nasibira ntabwo bikunda indirimbo za Israel Mbonyi, barazikunda. Nyine niyo mpamvu nasiri ntabwo turi kuyibyina, nyine niyo mpamvu Israel Mbonyi no kwitajya Bruce Melody isata burenge. Ibirara ubu mu inzoga, ubu mu itabi,
Israel Mbonyi akora ibintu byatanje ugenda umucungera ugenda urebe ako akagira ikintu ndabura abanyarwanda mbere uko dusoza dore yarasayagiye muri gospel ari kuburamo competition ariko abanyarwanda bazi kuririmba yabona muze muri ako kantu ushyizemo ka competition ntabwo ari keza uzi impamvu ku nshuro ya mbere dutangira ntabwo negeze nk'umuza kubijyanye mu bihembo bya Isango na muzika award Israel Mbonyi yabaye umuhanzi w'umugabo waririmbye neza mu bijyanye na gospel mu bijyanye na hip hop ibiki byose bose yarabayize ariko mu ndirimbo za gospel mu kuramya no guhimbaza Israel yabaye wa mbere ariko igihembo bagiye kukimwara cyanga aravuga ngo yarahatanye na Arina Gahongayire Dorcas na Vestina na Josh Ishimwe ariko arangije cyanga aravuga ngo nshaka ko aya maboko y'abantu bose baririmba indirimbo za gospel baza tukagirana kino gikombe kino gihembo kuko muri gospel na competition ibamo Israel Mbonyi ndamwemeye none se yaravuze ngo ntabwo yabaye wabye na competition iba mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza iyo competition ushaka mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza urashaka ko ziba business kandi n'indirimbo ziza ni business nese Mbonyi nakakora business uya nese ntiyamamariza abantu ya kubamamariza niyo business ariko none se kuririmba ntabwo ari business wenda reka mfate ko nzi ko byo tuzi ikiganiro ni ibintu tuzongera kuvugaho ariko tubateye n'amatsiko yo kugira ngo ubutani wongera kubona upload yacu ibintu tuzagerageza kuvuga kuko Israel Mbonyi ari ibintu byinshi icyo kiganiro tugomba kuvuga byamugashakaho ngo ntabwo ngakizwa ngakunda abana nge nabyo nzi urukumva ibintu bikora nka business ayo namakuru bari kumihanda umuntu undi muhanzi nyarwanda urembaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza wagiye mu Bugande bakamukubita bakamuvuna umugongo n'indi Rwanda mwita bose babireba n'abavugaga ngo inzoga ikindi cyako byarasohoye ibyo bintu babireba byarasohoye baramwifatiye mwenyewe baginyera ari kumwe n'umwana ni nayo mpamvu niba tuvuga ko nduru NGD ibugirwa ku musozi ubusa bakaba batangiye kuvuga ko Israel Mbonyi ari kujya abana ashaka ko atari ukubajya ariko bakaba ari kumubona hari irindi jisho ari kubarebesha buri ngo ijisho ryakunze umwana ntabwo warebegwa sha twashoje ubundi ushoje wabika reka duconcluding ikintu mbwira abanyarwanda wenda bakomeze babe hafi babe ubusesenguzi kandi buriya nta nduri ivugirwa ku musozi ubusa hari ibintu tuzakomuza ejo bundi biri mu mabanga tuzatume n'ibishyimbo tubone n'umuceri nagiye mu kabari nuramusani bose babireba ntacyo mvuze wenda nta nicyo nzavuga kirenze ibyo mwumvise nta nicyo utavuze nta nicyo ntavuze gusa hari ibyo urumva kandi ntabwo tuzi ko iragazi Afrika ntabwo yumvwa n'abana nabo badukurikiye ariko nanone iyi ni deep detail tuzababwira mukomeze kugubwa neza turakunda sana yes wigiri ya reka nzoke tidiyo natanya amasaha yarenze bye ciao